ubundi mu muryango wa Bikira Mariya uri umuhererezi uri umucura uri iki koko wumvikana yakira kazi mingi umushahara kidogo basi chekara zaje bigenda kose nzaga nkuko nshoboye ni kama kajenzi Andiamo nel caso che filete nace nel giorno. Quando? Wittere già? Io. Special. Lindo posto. E giù non sto qui. Easy great. Pietro. Nace cosa dici? Ndazigira kuri neza ziceka dandazigira mu tongoro sungize se. Iyi pantaro yanjye urabiswa rero nta hano gukwe. Iyi nayo itunganye ku buryo uyitera ni pasi. Wumvishe? Uyitera pasi ariko yambaye irakurura. Ese shakonje nawe ujye ubibona. Ubwo rero nari mbimbera nyine. Umva uyikora ariko. Ishati yayo. Iyi ngofero niyo guserukana. Ntabwo byo kwitumbika. Ufata kambwa kawe nabure neza. Uyitunganye. Wumvishe? Iri kote ariko se rijyanye n'iyo pantaro. Bose reka mubwire. Iri kote ryo wenda ryo ntiwiri kuri fura. Ntabwo ritera utuza ariko numva atari ngombwa kuryambara. Nta kibazo. Se birajyanye. We iyo wambaye gutya ukambara gutya ukambara baba we bose. Zukuru umuntu iyo uhise abantu bose bagenda barungaruka nawe se buryo ujye ubibona konja wabwize kuri kubera icyo kintu mbiye Primus uyimwe uyimwe ubitunganye neza iyo uvuze Primus ni nko ku masero ubundi muta aho ngaho rero nyine impamvu tuzasohokana nyine nambaye gutya neza kuba birasaba ko uyitera ipasi witonze muvana muri no nzu mujya hanze tugiye mu bukwe umvishe okay ikote ryo sawa urisubize mu nzu ryo singombwa konda be ubitunganye sibyo ugiye kuryama se boss wandacika nige mu kazi yo ugiye mu kazi ikindi kari akantu nawe ugasomesha sibyo karaga Primus ngubwiye yari yakwana ndambwira ntuzamura ukora kandi akagura sawa rero sawa reka nze mfunge igipangu sawa turi kumwe konda bebe sawa sawa ikore neza boss Tandatu karene kusha yasinda no mudomo kwicenda ndi nje ntazasire mu kabota imbogiye kwango basubutse ahahande byari gute abanyeshuri bitashyingiye
Boss yambara neza n'izina ryiwe. Ipantaro rero. Ushobora kubira yenda kose. Stile kunjame. Usakuliza. Hako hano ni kwa padiri. Hano ni kwa padiri ku buryo nyana zenga gusa. Muito sasa. Inkweto bahita atera imbere. Dutere imbere sasa. Ayaya. Iye mama. Ayaya. Sikote ryo ni ngombwa. Hako ni gute umuntu yagusigirira akwashaba. Aya. Yamwe by father. Kabike boss yambara neza bakaba ngo yahera. None bamuvuga ngo waberewe akanyango baramututse. Akanyango barango nibeshe. Buze. Shakukira ni byiza ndagatse. Umukobwa none muri no karitsiye uzambenga azavuga ngo iki kureka njye kumuhanda. Tele moke du songe mbere mama ayaya iye mama ayaya tusirimuke kubera ko dutuye ayaya. Wewe kuhagaze aho ngaho. Siko nanzi ko abana barimo kunshokoza. Iwanjye ugasona inshuro zingahe? Nacho. Washinze daga hanga cyangwa ni wowe warimo kunsakuriza? Oya ntabwo nasakuza. Ntabwo wasakuje? Nenda warimo gusona? Njyewe pe. Hanyuma wasona ukumva ko nino. Ese sonera ibereye iki nibereho gusona? Kuko mbona nkuzi shaka. Utumakoze. Ndakwibutse ndi. Nako ntabwo ari wowe. Ntabwo twahure mu mbara. Cyangwa twore Dubai. Sobuje ari hehe? Karo nashakaga. Ninde? Sobuje. Sebuje ukoresha sebuje se niwe. Kompesa ariko so nashakaga pe nashakaga boss wa basi kugira ngo byumve neza. Boss wa? Ushatse kuba se ko ndi pirate hanga? Niyo boss wangaze? Cyangwa wayobye umuntu? Menye neza ko nayobye. Wayobye ingendo cyangwa? Nese unankwe ku buryo sinda kumanywa ihango. Ngiye wahonje naha. Ahubwo boss wangahe? Je suis ici. Avec quand même. Ese ubwo ntabwo uri kumva ikintu ndimo ndavuga? Atuka pourquoi? Parce que ni because.
Amajyango bigenda bita. Okay, vara. Agomba gusaba. Nakubajije nari ngutanye n'umuntu nahuye nawe Mumbai, Dubai cyangwa se Mombasa cyangwa Zanzibar hari ako ndabona atari wowe. Ninjye nyirahangaha. Okay, nawe nyiraha. Yes. Wewe nimba hari n'undi wari wibeshyeho abantu barasa tubabarire pe. ntabwo nanagusubije sha. Tubabarire. Ayo. Kumva kugabira imodoka yakubera sha. Nuko mutubabarire pe. Cyangwa urayifite? Ariko hari wanga inyongera se? Ufite imodoka? Na wanga inyongera ariko. Ufite iyo marika? Mfite Hyundai. Baba we Hyundai. Ngukubite. Kia Takison. Murakoze pe. Ariko biraba bitari mu ntekerezo biri mu. Ntekerezo se ushaka ngo we konake se? Uno tubanze dufata agakawa. Akabyeri, inkoko, ifiriti. Ese. Kusha. Wagiye cyeko gusasha. Azi ibintu nta muntu wabipfushije ubusa bahari. Ayi wowe. Siko gikare kiruta. Kino nsune baho Imana. Ukunda ikurije. Inkoko. Gusa umushinzi wakubeshye ngo ni boss ugira ngo iyo mbwa igira iki saho. Kandi basanga ari umukozi. Cyangwa n'umukozi. Angana tameze ateye. Ariko ngiye boss nyine nzi si wowe pe. Nyine yateye atu uwo mu boss umuntu makumbya. Boss nzi ni igikarara byose. Yagukarangwa mu mamasa y'u Burundi se. Uwo ninde uvuga ngo ni boss? Nyine afite inda kandi ni ishati. Ishati ndi kuyikema. Zino shati zirasa. Cyangwa urashaka kuvuga sha umukozi nigeze guha amashati nk'aya ngaya. Kwera kumenya kunda. Ubyibushye mukuntu nyine umu boss ubyibushye mukuntu. Ufite ndimeze nk'akabindi. Nuwo. Arahari. Nk'agatiba karimo inzuki nyinshi n'ubuki bwagiye bukadiba bukazira. Ubu naramwirukanye. Yari umukozi? Naramwirukanye. Naramubwiye. Namubwiye wajye kumpanagurira indege. Arangira agiye kuyihanagura. Nambwa ngo ku mababa ntago yabona ngo ukuntu ahagera. Kandi nkavuga urumva indege uri munsi gutwireba hejuru. Ubona isa neza pe. Uzarebe nka Rwanda ye. Ubona isa neza ijana kwijana. Ariko noneho hejuru ku mababa mubwe ngo nagenda yihanagura. Nambwa ngo iki? None mubwe ngo najye kundebera ngo moteri nimba noza y'ubwato arangira amanza. Natwe dukunda hari ibintu nta kibazo pe. Hari ibintu birahari kuva ahangaha aho wakiba hose ibintu gusa. Ibindi byo ntafite pièce de rechange. Ariko ahandi byose by'ingenzi. Ntabwo? By'ingenzi. Oya. Nimba atari by'ingenzi se. Okay, nta kibazo. Buri kimwe cyose bisaba ubwumvikane. Ubu kuki wayobye? Ukayoba ku buryo umuntu yakubwira ngo arafata imitungo yanjye akayitirira cyarangiza akabagwa. Gute se? Nyine ntabwo nzi ko ari yawe nzi ko nyine nyiri hano ari wawe undi nyine nakubwiye. Okay, mwahuriye? Kandi twarakuriye hano. Narakubwira urakubeshya. Oya ukimara kumubwira nsa mwumva. Ndani nyankara gata. Okay. Imbesire. Iriya ni kafurudoma yigendera urumva ku buryo ahantu namukuye ahantu hasi ari rugwimbi hahandi adashobora no bese urase wamunganya n'ikira ni nkuko ifi yabiri mu mazi umuhini nawe uri mu mazi ariko ni umusunugwe uba mwisari. Kuvuga ko ari umutindi nyakugeze. Tujye utandukanya ibintu n'ibindi. Uri umutindi uri umutindi aba ari umugome. Umuhanya wo ariko ibintu byo kuba ngo gukena ntabwo ari ingeso. Umuntu wese yakena. Ariko nanone bajya bavuga ngo imari si Imana. Yari ibintu nawe rero uri muramutuka cyane basa nkaho wamugize umutindi nyine nyako. None kubera iki yitiriye ibyanjye agashaka gutereta umwana mwiza nk'uyu sha. Ayoboje. Wambaye neza. Uziri no bara ubururu n'umweru. Ubururu n'umweru n'ibara ryatagatifujwe.
nyine nanjye mfana Rayon Sport. Rayon Sport. Urareka mubwira umufana wa Rayon Sport ahava kugera muri ino si ya Nyagasani. Nta gihugu n'iki na kimwe kiri kuri ino si. Utazasangamo umufana wa Rayon Sport. Ikindi cya kabiri kandi ibyo nkubwira ni ukuri ntabwo ari ibintu windaye inkuru mbarire no cyangwa iki. Ikindi cya kabiri usengera muri Edeni. Yewe. Si umukatolika. Yego. Nimwemera Bikira Mariya. Hari ahantu wari wasanga Bikira Mariya yambaye umukara n'umweru. Wahantu wari wasanga mu kazu ke cyangwa se mu nzu yabugenewe yiwe. Inzu ndanga white and brown yambara ubururu n'umweru. White and brown. Ndi boro. Bro. It is not bro. Nyine ibara ry'ubururu n'umweru basi. Sibyo se nakubwiraga. Okay. Urajuru Bikira Mariya nk'abantu b'abakunzi ba Sport wenda n'urugero. Kibura mubara nka ambassadeur w'abareyo. Yego. Iyo. Tuza nawe ukomeje kugenda unagaza. Niyo mpamvu rero. Ko nyine ngiye sinda cyabishidikanya kuko ni we boss waha hose. Kusibyo kwabo ndaje ngutembereza mu byumba hose. Wanye umutembereza mu byumba? Kugira ngo urebe n'amashuka yanjye. Uzi none wagira ngo waruzi amashuka umukozi wanjye yari yashashe. Uzi ko umukozi yarashashe ubururu n'umweru. Yego. Kandi handitse ngo love you love you Rayon. Okay. Sport. Nana wame. Akosha mu kumubwira. Ubundi. Se ubundi bakwita ngo iki? Jewe se. Nitwa kunja mirone dose. Ikindi cya kabiri. Kunja mirone dose. Okay. Nanjye swa kizubazo. Uzi ko icyo zine neretekereje we. Ahubwo se reka nkubaze. Ubundi mu muryango wa Bikira Mariya uri umuhererezi uracura uri iki koko wumvikana. Ko wowe Shiri koko se? Birashoboka. Shiri wande. Shiri wawe. Wewe mukozi wo mu rugo? Ari ngese. Be wambwiye. Wambwiye. Ntagara mukozi wo mu rugo hano. None se Shiri koko. Nakubwiye ngo urekera kunyita Shiri. Se Shiri byagenze bite ko? No kugenda mwiyemera ngo murabakire ngo muri za boss kandi muri barwesa mu rugo. Ni koko. Usuzi ko nitwa konja nako umva konja. Wowe maje kugira amakosa menshi. Hasoni. Ese wowe ko nabuze nawe aho ngufatiye. None se mutinye kandi ari we boss. Sheri umva. Kucyuza kundi wowe utamana. Inde ntago ndi Sheri wawe. Urabyumva? We konja. Chano gira vuba. Ngwino hano gira vuba. Sangara. Ngwino. Ese Sheri nukugiye? Ngwino. Sheri. Ngwino. Darling nukugiye? Abashira mahanga. Haso. Sheri, rwose kucyuza utangiye. Darling kugarutse wambaye ubusa bigenda. Toka kumanyo. Darling bigenze te kuko wambaye. Utagira ubwenge. Uratinya ukanyambarira imyenda wowe. Ngende umukozi muri urugo. Ni umukozi. Solo ni umukozi. Chocho gusa. Soni. Amafaranga yose sinaguhembye. Sinaguhembye. Wera
soni gicucu njye ndi umukozi wawe ngureba ese murimo muracanga ninde mukozi ninde boss hano ubwo boss nonyine reba boss uri umukozi uri umukire hano uri iki boss ninde tarembese ntuzongera kujya umenyera ambasire nese sheri garukana ngaruka gukora iki muri iryo tanuro undi munsi mujye mubeshya bene wanyu twabwiza nukuri mbabara urabona nukuri mbabara yari yanditse ngo zigufura imyenda ngo mbabarira nukuri mbabara niko nta soni urambara imyenda yagenda gusigira ngufure wowe sheri yaza kusura umukozi ninde bivuge jewe